Shalom, ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe ko iduhaye uyu mwanya njye nawe ngo twumve icyo ivugana natwe. Jya basuhuza, nitwa Nkundamahoro Salomo, mwene so muri Kristo Yesu, inshuti yanyu musangirira ubutumwa bwiza kuri uyu muyoboro w'ivugabutumwa. Reka dusenge mbere yuko dutangira. Urakoze Mana kubw'uyu mwanya mwiza umpaye njye n'abantu bawe ngo twumve ijambo ryawe. Ubwaryo rirakiza, rimurika mu mutima, kandi uwo mutima ugakira, uwo mutima ukamenya ububi bwawo. Rigira umumaro urenze uwo dutekereza. Ndakwinginze iri jambo urikoreshe mu guhindura twebwe, kandi urusheho kudushyira mu nzira ikwiye, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bavandimwe, mbahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Rwanda ijambo rivuga ngo ni iyihe mpamvu intera gukora ibyo nkora? Ubwo nawe iki kibazo kiraza kuba kikuriho, ni iyihe mpamvu igutera gukora ibyo ukora? Muri iyi nyigisho turaza kureba icyo Imana iha agaciro, ari igikorwa cyangwa se impamvu. Nanone turaza kureba twebwe abizera icyo dukwiriye kwitaho mbere y'uko dukora igikorwa runaka. N'iki nkwiriye guha agaciro mbere na mbere. Munyemerere nsome ijambo ry'Imana, dusoma mu Bagalatiya. Ijambo ry'Imana dusoma mu Bagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20. Haravuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara si njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Reka nsubiremo aka gace kavuga ngo ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Hanyuma ndagira ngo bavandimwe tuvuge gatoya cyane kuri iri jambo ry'Imana, kandi dukoresheje umwanya dufite, hanyuma tunasubize bya bibazo twagiye twibaza. Mbahaye ikaze. Bavandimwe, nari mbabwiye ko tugiye kuvuga ku kintu cyitwa impamvu. Imbere y'Imana, impamvu igira agaciro gakomeye cyane ugeneje n'igikorwa ubwacyo. Nari nababwiye ko ndibuze gutangira mvuga igifite agaciro imbere y'Imana ari impamvu, ari n'igikorwa. Imana iyo ubwayo yitegereza ikirimo kuntera gukora igikorwa kuruta igikorwa ubwacyo ndimo gukora, kubera ko iyo mpamvu niyo Imana iha agaciro. Mu yandi magambo, umuntu ashobora gukora igikorwa cyiza, ariko impamvu iri kubimutera iyo ari mbi. Urugero, umuntu ashobora gukora umurimo w'Imana, ashobora kuba ari ukuririmba, ashobora kuba ari ukubwiriza, ashobora kuba ari ugutanga amaturo, yewe ashobora kuba ari no kwitanga. Hanyuma adafite impamvu mu mutima we y'ishyaka ry'umurimo w'Imana, ahubwo ari ukugira ngo abamubona bamukomere amashyi, bamutinye, bamumenye ko afite ubushobozi burenze bwo gukora ibyo. Muvandimwe, nta kindi kibaho usibye kuba ibyo bintu Imana ibyirengagiza ntibyiteho. Ingororano zanjye ziri buze kurangirira hano mu isi ninkora igikorwa cyose ntitaye ku mpamvu yo kugira ngo izina ry'Imana ryubahwe, yo kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru, yo kugira ngo Imana ibe ari igaragara aho kugira ngo abe ari njye ugaragara. Nanone umuntu ashobora gukora igikorwa cyitwa kibi, abantu babona ko ari kibi, ariko impamvu ari kugikora ari nziza,
agahabwa umugisha. Urugero, bashobora kuba barimo guhiga umuntu bagira ngo bamwice, hanyuma wowe ukemeza guhagarara mu mwanya wo guhisha uwo muntu, abo bantu ntibamenye ko ari we wamuhishe, bakubaza ukavuga ko utamubonye. Icyo gihe ntago mvuze yuko uwo muntu ugiye guhemukirwa cyangwa ugiye kugirirwa nabi, uramutse umukavarinze, uramutse umuhishe, nta cyaha waba ukoze niyo wababwira ko utamubonye. Turimo kureba ku kintu cyitwa impamvu. Muvandimwe unteze amatwi none, ndagira ngo twese turebe icyo Pawulo yatugiriyeho inama, turebe icyo Pawulo yavuze. Pawulo ubwe yaravuze ngo nabambanywe na Kristo, ndangije nzukana nawe. Aravuga ngo ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa n'uwankunze yarangiza akanyitangira. Twese niki gikwiye kutubera impamvu idusunika mu bikorwa byose dukora? Mu yandi magambo, birashoboka ko umuvugabutumwa ashobora kubwiriza, birashoboka ko umuririmbyi ashobora kuririmba, birashoboka ko umuntu ashobora gukora serivisi yose yo mu rusengero, ariko impamvu y'imutera inyuma hariya ikaba ari impamvu yo kugira ngo abe ari we ugaragaraho, kugira ngo hagaragare Imana. Muvandimwe, abantu bashobora kunkumira amashyi ko igikorwa nakoze ari cyiza, ariko Imana yabigaye. Ariko Imana izishima inezerwe nibona umuntu uri kuririmba, nibona umuntu uri kubwiriza, nibona umuntu uri gukora serivisi yari yose mu rusengero, ariko afite impamvu yo kugira ngo izina ryayo ari ryo rishyirwa hejuru, yo kugira ngo izina ryayo ari ryo rihabwa icyubahiro, yo kugira ngo uyipresente abe ari yigaragara, aba atari wowe ugaragara. Muvandimwe, reka nkoresha ikindi kigereranyo. Ntabwo Imana yitaye ku bunini bw'ibintu nakoze n'ishyaka mfite. Nshobora kuba mba kuri YouTube ndi umuhanzi cyangwa se n'umuvugabutumwa nk'uko, nkagira ishyaka rikomeye ryo kuzajya naprodinga buri munsi cyangwa inshuro zose nyinshi zishoboka. Ntabwo Imana yita kuri izo nshuro nyinshi naprodinze, ahubwo yita niki kimutera kwa uploadinga buri munsi. Why? Question mark. Hariho akabazo n'Imana ireba. Iyo ireba motive behind, ishyaka ireba ikiri mu mutima kiri kunsunikira gukora cya gikorwa. Nisanga ari like, subscribe, comment ngo na share, njyewe ntajya nitaho. Ikizima nuko ibyo nakoze hari umuntu umwe cyangwa babiri byahinduye. Ntago uzumva mbigusaba ngo uyikore cyangwa ntuyikore, niwumva bikuje muzabikora, ariko nunumva ubutumwa bukagira icyo bukumarira, ndabizi neza ko umusaruro wanjye uzaba ubonetse. Muvandimwe, wumve neza icyo dushyize imbere. Ntago ari ibyo ngibyo ko ibyo birashira, ariko icyo turimo dushyira imbere mu bwami bw'Imana ni ukugira ngo ubugingo bwawe n'ubwanjye bihembuke. Bavandimwe, tuve mu bitagira umumaro twiyegurire ibifite umumaro nyamukuru. Pawulo ugavuga ko ibyo akora byose akiriho umubiri abiterwa n'uwamupfiriye. Nta kindi kibimutera, si ukwiyamamaza, si ukugira ngo bamumenye, si ukugira ngo bamulayikinge, si ukugira ngo bakomentinge, si ukugira ngo basharinge, si ukugira ngo abikirangirire, ahubwo uwamupfiriye akamwitangira. Impamvu nyamukuru ikwiye kudutera gukora ibikorwa dukora ni iyihe? Reka dusome irindi jambo dusanga mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 14. Haravuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose, ariko bose bapfuye. Pawulo ubwo avuga ko akorera ku gahato k'urukundo rw'Imana. Nirwo rumuhata buri munsi kubwiriza, nirwo rumuhata kuririmba, nirwo rumuhata gutanga amaturo, nirwo rumuhata kugira ubuntu. Urwo rukundo nawe rukubera gahato muvandimwe. Ntukorere ku yindi ntego iyo ari yo yose. Byababaza umuntu abizi icyuya agakora imirimo abantu bakayishima, ariko imbere y'Imana bikagaragara ko nta gikorwa na kimwe ndimo nkora, bikagaragara ko ndimo ndaruhira ubusa. Mu yandi magambo, umuntu wese ufite za ntego zindi twavuze, gukundwa, gukomerwa amashyi, comment, share, subscribe, ntabwo ibyo navuze ko ari bibi, bizaza rwose. Ariko bizageraho n'ubundi bikamukiza kumva ko akeneye kubiha n'abandi, azabibaha atari ngombwa ko babimusabye. Ariko ibyo ntibihinduke ubutumwa bavandimwe. Hanyuma birababaje kuba narushywa n'ubusa, birababaje kuba warushywa n'ubusa muvandimwe.
reka duhatwe n'urukundo rwa Kristo, byose ubikoreshwe n'uwagukunze n'uwankunze akatwitangira ku musaraba. Uko yitanze nanjye mpore meze nk'umuntu ufite ideni, umwenda wo guharanira kumunezeza, wo guharanira gukora imirimo ngo yubahwe, wo guharanira kutishakira icyubahiro, wo guharanira kutishakira kwamamara, ahubwo mbe nshaka kwamamara kwe. Bigira intego. Nanjye aho numviye inyigisho ivuga ku mpamvu, nanjye mpisemo kuyigusangiza. Uhindura impamvu ukora ibintu muvandimwe, ukorere ku gahato k'urukundo rw'Imana, ureke Imana ari igusunika, ureke Imana ari igukoresha. Igituta abantu bagushyiraho, niba ukoresha imbuga nkoranyambaga kudaheruka kuduha iki n'iki, ibyo uvuga si ibyawe muvandimwe. Imana niguha icyo kuvuga, icyamukanyumva, icyamukita ku mpamvu. Muribuka igihe Yesu yari arimo kureba abaturaga, muribuka bamaze gutura, yagiye akuramo ngo amakuta abiri y'umupfakazi wari uyatuye, aravuga ngo yabarushije gutura. Areba motive behind, areba intego, areba icyo wari ugambiriye, areba icyo ushyize imbere. Abantu baritotoma ngo nge ko natuye, nge ko natuye aya, arabwira ngo uyu yatuye ibyo yari afite, ibyo yaratezeho amakiro n'ibyo yazanye. Ubwami bw'Imana ngo bwubakwe. Yesu ntago arabita, Yesu ntago areba nk'abantu bavandimwe, areba bitandukanye n'abantu, areba mu mutima, areba ikibigutera. Umuririmbyi uri kuririmba ntago Imana yita ku ijwi ryiza afite, ntago Imana yita ku kuntu arimo kubiryoshya ashyiramo n'ibirungo. Oya, ibyo bifite agaciro gake muvandimwe. Imana irareba ngo niki kiri kumutera kuririmba akagera naho ashobora ubwe, niki kibimutera, niki kimutera gutera intambwe akigira imbere, akajya imbere y'abandi baririmbyi, wenda arimba ari dirija cyangwa ari uyoboye indirimbo. Niki kibimutera? Imana nicyo yitaho muvandimwe. Imana nikiha agaciro, Imana nikireba motive behind. Niki kigutera gukora ibyo ukora byose? Nge nawe twisuzume. Aho usanga waratsikiye, aho usanga naratsikiye, Imana itubabarire. Ariko guhera uyu munsi mbanze nibaza ikigiye kuntera gukora icyo gikorwa mbere yuko ngikora. Igikorwa nicayemo ndimo nkora nibaze ngo ariko ubundi ni ukubera ikindi kugikora. Nyemerera dusenganira isengesho, nyemerera duce bugufi imbere y'Imana, nyemerera twite ku mpamvu cyane unyeje n'ibikorwa dukora. Nyemerera ntidushake kuba igitangaza cyane, ahubwo dusaba Imana y'ubwayo idufashe. Urakoze Imana kubwo iri jambo duhaye. Pawulo ubwe yaravuze ngo ibyo nkora byose nkiriho mbikoreshwa n'uwankunze yangiza akanyitangira. Aba bantu bawe banyumvise, hari abumvishe hari aho batsikiye, hari abumvishe hari aho banyuranyije n'intego, hari abumvishe batarabikoreshejwe n'urukundo. Ndabasengeye ngo bababarire. Mwami Yesu nubara kubababarira, mu mutima wabo ushyiremo urukundo rubahatira gukora imirimo ku bw'icyubahiro cyawe. None Mwami Yesu unyemerere cyane, udufashe twese, udufashirize hamwe, nanjye umfashe rwose mu ishyaka ngira no mu ishyaka abantu bawe bagira, uduhe gukora umurimo wawe tubitewe n'urukundo rwawe, mu izina rya Yesu, amen.